Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya. Iyi ni episode ya 10 cyangwa igice cya 10. Igice cya 10 ni season yacu dukomeje kureba yitwa umusazi mu rukundo. Ndakumva neza, reka nkuhereze igice cya 10 cy'inkuru ibigori by'urukundo. Ni igice kiremereye, giteye intimba, kikagira iherezo ritera umutima mu rwobo rw'amatsiko. Ibigori by'urukundo, igice ni icya 10. Ijwi riva mu gicuku, ashize imyaka 2 kuva Neyima yatangira kurera Semanywa, akamubyarira urukundo n'amaganya, akamumenyesha amahoro n'amarira, akamubwira inkuru ze z'ubuzima bwe bwose bw'uwamutanze mu rukundo rutarangiye. Semanywa yari umwana wihariye, ntavugaga amagambo menshi cyangwa ntiyavugaga amagambo menshi, ariko iyo yavugaga yasobanuraga ibintu atigeze yigishwa. Imyaka 2 maze agatangira kwandika utumenyetso 3 ku mucanga w'uruko ari wenyine. Yandikaga inyuguti ya mbere yabaga ari sa, iya kabiri yabaga ari ma, iya gatatu yabaga ari ya. Bishatse gusobanura ngo ni Sami. Neyima yabanje gutekereza ko ari inyuguti z'ijambo Sami, ariko ntihari uwari warabimwigishije. Umwana yarebaga ibicu, agafata urubaho akandika inyuguti zisa. Rimwe yigeze kumubwira, yaramubwiye uti, mama, Sami akubura nijoro. Ndasubiramo, yaramubwiye ati, mama, Sami akubura nijoro. Azambwira ko utakimwumva. Ese byagenze ute? Neyima yaguye mu kirago cy'amarira, atangira kwibaza niba koko uyu mwana atari uwo mutima we wihimbiye, cyangwa se koko arimo kuvugana n'umutima wa Sami wataye inyuma igicucu cye. Umugoroba w'ibanga, kuwa gatatu, umusaza witwa Bideri wahoze ari umurinzi w'imva yasanze Neyima arimo guhiga cyangwa arimo guhinga hafi y'imva ya Sami. Aramubwira ati, mbabarira ubyumve, ariko ndagira ngo nkubwire ibi si ibintu bisanzwe. Ariko mu ijoro hari umuntu uza akicara ku mva ya Sami agasubiramo amagambo amwe buri gihe. Neyima arikanga, amubaza vuba, ni amagambo y'iki? Vuba byose ni amagambo y'iki? Bideri yasubije yitonze Sami, aravuga ati, ntabwo wigeze umpa amahoro, ariko wansize n'uruhinja rutari urwanjye. None umva Neyima, sinshaka gukomeza kukubabarira. Neyima ahita acika intege, arikubita hasi. Ibishyimbo yari yataye birapfukama hejuru y'icyondo n'amarira. Inzozi zitarangira. Uwo munsi nijoro Semanywa yaje kwirirwa acika Neyima. Bamushakishije ishyamba ryose, bamubonye ku gasozi gato kari inyuma y'imva, yicaye wenyine. Yanditse ku rutare amagambo adasanzwe, ninjye watoranyijwe kubabazwa mu mwanya we, nawe unyumvire. Neyima yamwegereye yitonze, aramuhobera, aramubaza, ubibwiwe nande? Semanywa amusubiza ijwi rituje ati, na Sami, nawe unyumvire. Neyima yabuze icyo avuga, yararize urira, arira rurerure rutagira iherezo, nawe unyumvire. Ku iherezo ry'iki gice cyacu, mu rukerera Neyima yagiye gusura imva ya Sami wenyine. Yashyizeho igikoma cy'ifuru, agishyushya buhoro. Umwuka wari wuzuye ishyamba ry'amacumu
inuma y'umweru iraguruka ikicaraho. Yatuje aravuga ati, yari cyaratuza aravuga ati, niba ukibaho aho uri ndagusabye ureke uyu mwana. Yabonye amarira ataraye, namuhawe ariko ndashaka kumugumana mu mucyo. Si nk'umuzigo w'urukundo rutashobotse. Agisohoka yasize akajambo kumva, sinshaka ko uzongera kumubona, nubwo yakuvuze azakuva umutima. Ariko ageze mu rugo yasanga ku ntebe haranditse n'urutoki rw'umwana. Ntacyo wamukiza kuko nanjye ntamukize. Ninde wandika bene aya magambo mu izina rya Semanywa? Ese koko ni Samu ubivuga? Cyangwa ni Neyima uhangayikishijwe n'impuha z'amarangamutima? Ese Semanywa aravugana n'umuzimu wa Sami? Cyangwa ni indoto za Neyima ziri kumwubakira indi si itariho? Ese urukundo rusigaye mu mwana ruzava mu bugingo cyangwa igikomere gishya? Igice cya 11 kizarushaho kutuvana mu byo tumenyereye, aho Semanywa atangira kugira ububasha bwo kubona ibyabaye kera, agatangira kuvuga ibintu Sami atigeze abwira Neyima, no kugaragaza ko afite icyo yaje kurangiza. Ese witeguye ute iyo episode? Urampa igisubizo cyane cyane niba wifuza episode ikurikira, iyi nkuru igana mu marembo y'inzozi n'amarira y'ukuri. Iyi episode yari episode ya 10. Ndetse niba nawe ukunda Fabien, ugakunda iyi YouTube yitwa Inkuru Nshyashya TV, ukaba ukunda izi nkuru tugukorera, ibyegeranyo tugukorera, ndakwinginze ntugende utamaye subscribe, ndetse umpereze na like, comment uyigerekeho, ndetse usharinga iyi video kugira ngo turusheho kunogerwa cyangwa kuryoherwa n'iyi season. Ndetse ndabakunda cyane cyane, nakagarutse. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye.